Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo duhereza Imana icyubahiro, dushima Imana yacu. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Izinze ijoro izinguye amanywa, irabyongeye, yongeye kukugirira neza. Reka nkubwire nubwo byaba bitameze neza, ariko Imana iracyari Imana kandi iracyari kukurwanirira. Ni Imana idahwema kwita ku bayitakira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Nyemerera iki gitondo ukora akantu gato cyane gusa, ubwira Imana ngo Mana ndabizirikanye urakoze, sindiho kubw'imbaraga zanjye, sindiho kubwo gukiranuka, ndiho kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Wivugira utyo gusa, ibindi byihorere, ubundi wiyereke Imana nk'umusirikare utsindiwe ku rugamba. Wiyereke Imana, ubwira Imana uti Mana atari wowe ahanjye haba haribagiranye, atari wowe mba nararangiye. Ubwira Imana uti rero Mana ndagushimiye. Tubyutse duhereza Imana yacu icyubahiro, irabyongeye irabikoze. Ndagushuje mwene data aho uri hose, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu mahanga ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo dukomeje kuba mu ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira zanjye, inzira zawe. Inzira ni uburyo ki ubayeho. Inzira ni ibyemezo wafashe by'ubuzima bwawe. Inzira zawe ni comportement zawe, behavior zawe. Inzira zawe, buriya iyo umuntu avuze runaka akavuga ibyo akunda, ahita amenya imyitwarire ye n'uburyo agenda n'uburyo abayeho. Rero inzira zawe ziri muri kimwe kiranga uriwe. Ariko nakubwira ngo se inzira zawe uyu munsi, inzira Imana yakubwiye, Imana yarakubwiye ngo hitamo neza, uhitemo kunyura mu nzira ifunganye utabasha kunyuramo ubyibuhijwe n'ibyaha. Ni inzira igusaba kugira inzira ifunganye, ni inzira isaba umuntu wese kugira ibyo areka, kugira ibyo yiyambura. Rero iyo nzira ifunganye ntago nzi nimba ariyo unyuramo, ariko iki gitondo nakwibariza ngo inzira zawe, ese inzira unyuramo abantu iyo bakurebye basanga unyura mu nzira rwose yo gukora ibyo gukiranuka, basanga inzira zawe zituma ugira indangagaciro y'umuntu wizeye Imana, y'umuntu w'umukristo? Ngo inzira zawe, inzira zanjye. Imana ishimwe. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe Mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe nirondore. Nyemerera twihuse dusome ijambo ry'Imana. Ejo twabonye yuko Imana yaburiye ubwoko bwayo bw'abayuda, irababwira ngo ni munyumvire, mwumvire ijambo ry'Imana. Barangije banga kumvira ijambo ry'Imana. Irababwira ngo muntege amatwi, baravuga ngo ntabwo tuzatega amatwi. Barinangira bagirwaho n'akaga. Uyu munsi rero turacyareba abantu batumvira Imana, abantu batahitamo kunyura mu nzira Imana ibashishikariza kunyuramo. Ese abo bantu bagubwa neza? Ntago bagubwa neza. Twabonye yuko Imana ejo itubwira neza yuko iyo wahisemo kumvira Imana ugira amahoro mu mutima, uruhukira mu gakiza rwose, ukumva uranyuzwe. Niyo byaba bitaramera neza, ariko uba wumva yuko Imana ihagararanye nawe kandi izabikugenzereza neza. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cy'Abami, ni ibice 13. Dusome uyu murongo wa 12. Turaza gusimbuka dusome 21. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo umuhanuzi
utumviye itegeko ry'Imana yishwe n'intare. Imana ishimwe. Nawe hari igihe ubizi yuko hari igihe utumviye itegeko ry'Imana, utumviye ijambo ry'Imana, ariko hari ingaruka z'ibyaha wagiye uhura nabyo, nubwo nyine washinyirije ukicecekera, ariko burya reka nkubwire ingaruka z'ibyaha zibaho. Reka rero dusome mu izina rya Yesu Kristo, kuko dusanze ko umuhanuzi atumviye itegeko ry'Imana ngo yicwa n'intare. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Se arababaza ati, aciye mu yihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Imana ishimwe. Twihuse dusome umurongo wa 21 cyangwa reka dusome 19 twihuse. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyira mu amatandiko kuri ya ndogobe, aragenda ahura n'intare iramwica. Imana itugirire neza. Ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona, niko ijambo ry'umunyarwanda ritubwira. Uyu muhanuzi w'Imana, Imana yari yamuhaye ibintu bibiri, amategeko abiri. Imana yari yamubujije gusubira inyuma ngo asubize inzira yamujyanye. Ikindi cya kabiri, Imana iramubwira ngo ntuzarireyo kandi ntuzanywereyo. Imana itugirire neza. Iki gitondo Imana hari inzira yakubwiye kunyura. Inzira yarakubwiye ngo va mu byaha. Imana irakubwira ngo nyura inzira nziza. Hitamo gukizwa, uhitemo gukora ibishimisha Imana. Ariko uyu muhanuzi w'Imana akubera akabarore, umenye yuko nawe wamenye inzira ugomba gucamo, wumvira amategeko y'Imana icyo gusaba, ariko waranze winangiye umutima. Ngo uyu muhanuzi w'Imana, Imana yaramubwiye ngo ntuzarireyo. Arangije akubitana n'undi wamubwiye ngo nawe ni umuhanuzi, aramubwira ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Aramubwira ngo nugaruke yewe. Ni ukuvuga ngo nawe ujya uhura n'abiyita abana b'Imana, abakozi b'Imana, bakakugarura mu by'Imana yakubujije gukora, bakagusubiza mu nzira mbi, bakagusubiza mu byaha, bakagusubiza muri bya bindi Imana yanga, kandi bakabigukoresha biyita abakozi b'Imana, bakabigukoresha biyita abakristo. Ariko ngo Imana yari yamubujije ngo kandi ntuzarye cyangwa ngo unywe ibyo aho hantu. None harangiza asubirayo. Amaze gusubirayo, kuva umuntu yasubiye inyuma, iyo wasubiye inyuma, iyo wongeye kugwa, nta kikubuza no kujya kurya ibyo mu bapagani, nta kikubuza kujya kongera kugotomera ibiyobyabwenge, nta kikubuza kugotomera ubusambanyi, nta kikubuza kongera kugotomera inzangano. Nuko ngasubirayo, arangije aragenda ararya aranywa. Ariko wa muntu wamushukashutse, nukuri ngarongera aramuhanurira, ngaramubwira ngo ntabwo uzigera ugera mu gituro cy'abasogokuruza. Ni uko byagenze. Ngo arangije kurya no kunywa, arangije kuzirura ibizira, arangije kongera kugwa kwakora ibyaha, arangije gukorera ibituma abantu bavuga ngo uriya yarakijijwe, ngo uriya ngo yarabeshyaga ntabwo arazi Imana, arangije gukora ibyo byangwa n'amaso y'Uwiteka. Ngaramuherekeza, ngamuhereza indogobe, ngageze mu nzira, ngo intare iramwica.
nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Nawe uyu munsi muri iki gitondo ugarukiraho ijambo ry'Imana rije kenshi mu matwi yawe rikakubwira ngo yewe nuhaguruke nuve mu byangwa n'amaso y'Uwiteka, niwakira agakiza, were gutana, were kuva mu nzira nziza y'agakiza, were gusubira inyuma, wongere kongera gusubira muri bya byaha byari umwanda wari warihannye. Imana irakubwiye ngo iki gitondo genzura neza inzira zawe, reba inzira uri gucamo muri iki gitondo. Ese inzira zawe ziri guhesha Imana icyubahiro? Inzira zawe ziratuma abantu benshi bifuza gukizwa? Imana ikugirira neza. Shalom shalom, muhaye mureo nke mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane.